Pastor. Ndaje banguka tuganire. naho nzindukiye wagira ngo umwaka kuko kumba nabanje Imana. Imyaka dora nayo ni myinshi byo banguka tuganire. Simo mwena muri iki gitondo byuko nkomangira sha. Ariko nshaka ko ndi n'umugisha. Namugisha mubonye. Ndi nk'umugisha pe ngwino tuganire kuri ya gahunda y'akazi. Niko. Utunga Simba we. Neze nabi rwose. Neze nabi biragaragara ureba nk'imcyisi maze gatatu mu masengesho. Ni wajyandi ndemba ariko ndaza kumena neza mu minsi mike. Hanyuma se. Imisatsi yawe ni mizi y'insina wishizeho n'amahoro. Iri ni ishema ry'abarasta. Ariko nta mahoro nta kibazo. Kuri nk'ukirutse imiswi se shara njyamane ziri kugenda. Injyamane zo zimeze nabi. Ndabona turi kugenda duhomba. Ntabwo twahomba rega dukora n'umuhirimbiri. Niyo ngo byose tubisengera ukabungera umurata sinasenga. Gusa mba twazagiza ryari. Ariko ntango ari ukwanga gusenga. Aho gusenga wowe. Ubushaka ngo twirirwe dusenga gusa twicaye ari ugusenga. Mbere na mbere Imana siko bimeze. Ibi warabishoboye. Ibyo ngibyo ntango byananira. Ubisenga wowe. Gusenga nsengera mu mutima. Umutima gwe no umaze n'urusengero. Urusengero rwa mbere ni twebwe. Ariko ntumaze mutandukanye n'ibidatunganye. Ibyibuka se wowe. Ibyo ndabyibuka rwose. Wanyasha. None se ya turi gutinda mu magambo. Ejo mundi kwafite bingahe? 27. Ya, 27. Kandi burya rero birabyuma irimo amasafuriya. Bifite amafaranga menshi. Bitandukanye n'ibi by'amabati byashaje. Ubonye amasafuriya wana kabisa ufite imari. Ariko wowe sinzi kumeze niba ari inyatsi ngendana nayo. Ibyo kugukorana nawe mbona rukuhira ubusa. Ubu noneho mbonye minyatsi. Wowe uri inyatsi nawe nyikubonye. Mabwo wowe uri inyatsi. Ubwo ndi inyatsi igice cyose ndi inyatsi hose. Umugabo kuri sentire gusa n'umunsi yaho amutizero umukecuru. Uzi ko bimbabaje. Ariko sinkavuga imbwa mwizina ngo bikubabaza. Oye ibyo ngibyo birambabaza. Ura muntu tuzini 36 ejo bundi. Ngomba kubigura nje ushwana niko amafaranga 5 ku kilo. Mwaba kuyapfa ko. Wowe uri kuma amafaranga menshi kandi amafaranga urabiza aravuye. No gutwayabuze yose. Muri business ifaranga mwirira barasha. Ariko umuha menshi jya umuha make kuko byo no mu rusengero. Iyo umuntu afite amafaranga ngo yaturi cyabiri na turi cyabiri na 10. Ntabwo bajya mu gatebo kamwe. Ariko wowe zamumbye reka nkubwize ukuri ibihombo nera nubwo ubunyitinyatsi ahubwo wowe uri mukuru w'inyatsi. Ahubwo ugize Imana umugore wanjye usanga atari hano. Amenye ko umuntu dukorana ndi wowe. Yambwira ati iyo business yawe. Ahubwo yavuga ko ndi umugisha. Umugisha se wowe? Ndi umugisha kandi ngemba ndi kugwa iyi ni business. Umugisha se waje. Uraho gawe nawe ntibishoboye urarimanga mu byo ukora ari umugisha. Kamugira inama rero. Reka dushaka imari ifatika none tuzajye twirirwa turwana Deba yambwe ejo bonde nkanza imari rwa rungu nini wagira mu musozi. Rundarubona rumeze gutya. Warambye ngo ruzanzanira imari ndategereza ruhera nk'amahembe yiwe. Ndarwibutse rwa rundi rumeze nk'igihuru bitumaho. Oye ruriye nyine. Rwa runini. Ba Kinyarwanda zamu. Gutya. Uriya mukuru yakuriye. Ntanagapepero ugira. Yego popo. Meze nka rondereza cyangwa miviro zo ku bigo by'ishuri. Birababaje. Ariko reka bibazo. Manzi nk'inzu. Abyo. Wowe ibintu byose bishyizemo Imana n'amayeri no guhweza kujijuka kareba kure. Yari wako. Tukamera nk'abatubuzi muri make. None se urabiyobe ko kuva na kera abatubuzi bahozeho. Bahozeho. Uvuga ntabwo ruzafasha. Naho ruzajya. Allo? Ura office? Uzi ko ijwi nawe rihuriye n'umuntu. Kwijwi uvuga nk'umuntu wiyahuye umugozi ugacika, noneho umugozi umuhogo ugahubangana. None se imari irahari? Hanyuma ntahe ngo nari mu guhamagariye n'ubundi imari. Imari irahari. Noneho rero ntabyo kuba tujya mu biro ngwino wapimye umbwira amafaranga iby'iminzani no. Ubwo nuko nyine nukujumura ariyo niko bavuga. Kujumura. Wowe ngwino tubarire hamwe ngo amafaranga yawe. Wowe ntuze gushyamo bya sauce tomate byarashizemo ngi sauce tomate. N'ibintu by'ibibabura byarashaje. Oya amabati burya n'amasafuriya. Nagira amafaranga. Urangira mu gihe kingana iki?
banguka n'agasimba ari hano ngisha gute njye muri mari yanjye hanze kabisa. Okay, nawe ipakiremo nawe umeze nk'injyamanirega. Ese uracyabyibushye kwa kundi? Uracyabyibushye sha? Iyo ugenda ugira ngo iki cya dipine kigiye kumena ibitaka. Gutya. Ndacyari wa wundi ndambuje n'intore ndapotire manase sha. Uvuze? Ameze nk'imbabura mu rugo. Nyagupfupfuka nk'ikinyabwoya we wowe ahubwo ndakubaza ngo umutwe wawe uracyameze nk'ibuye bakingisha batangiza urugi. Gahenera umugina gafutamyura gisambe kabyinisha urwo rubuno mwirinda. Bangututse nuko nakijega wanturi. Bango kagapfutambyiniye kikopesha irimbi. Rero yimbwa n'ikimba mu none arangiza ukambwira ngo njya gusenga. None se gusenza ibyo. Ese uri gutukana. Ese namututse. So undi ubabaye. Ntabwo ibyo ngibyo. Niyo mpamvu nakunda gusenga nawe. Ngo bitamumenye se ndwaye umuntu. Nyine urwaye umuntu. Ngaye ku munwa. Ngende kumutuka. Kundi kuganira nawe. Nimo umuntu abyisha ngo ndatekereza muri kubivuga. Ukamutuka. Fizinjira shamye gari. Ibasa niyo mare. Nibisanzwe. Hapa se mari ye. Mari tuzabahe kiranga. Tubahende. Kira. Tubahende. Nsara hano. Shara. Wonda ngo witegezanya isaka bakanga weze n'inyama zo kwita. Yenda aho ndashaka umwana n'abantu bake. Sha imari rero. No mungu wanje. Amiro bengaye. Amiro bengaye buri. Get over here! Sasa mango ametanatura. Ari kiro cy'uko narina. Ariko hagira. Oya, nawe nta muhungu muri. Niba kare umugabo waje ni hafi ya nawe rwose. Niko sha. Wabaye ubundi wabaye umurokore. Aya. Niba ufite twamwa dutandatu wajya n'utwinyamasirinde rugo. Hanyuma se nyamunye. Twavugana ngo numva uri gutebya ushaka kuntuka sha. Bura rero nanjye mba nagututse no kugutukana baguteye muri wese bakakurinyaho. Ariko mba nagututse rwose. Oya ikibazo cyawe ni kimwe. Nuko umeze nk'aba muntu wapfuye bagatinda kuza kumureba. Imiryango kuri kabura. Haranditse ngo ufite izina ry'ukuri wa nyamara uri intumwa. Sintinde rero. Niko mafinga. Mba nayabaze buriya. Arya buriya nabaza ngahera. Echesa nayabaze 16. Na 50. Hano mfite 50 sibu tuyabongere. 16. 10 yo kwakira. Kira. 5. 10. 15. Shakubara nk'abatindi. Gatinde nyuma muhirimbiriwe. Ngo umukire. Nonese ikibazo n'umuntu abarabonetse. Nzakoranye n'umuganga ushaka kukubaga umubona akayina kamera nkayo. Akira mwongere naya ngaya ture ko bagenda bishima. Uyabure ayarabaye. Uvuze ngo Uyamuguremo biswi. Umusatu y'ikibuno cy'inka. Nabarega uri nka mazina. No. Amacyasa amafaranga mwatoragura. Aramufere ifaranga muhiri. Ariko rero haraburaho amafaranga yo kwishyura no muvana. Bangaya. Umwikopeshereza irimbi. Ayo 50 se tuguhaye. Mumenyerukesha. Uyamuhembe. Oya, ubise ko ahembwa bitanu. Bitanu se bitanu yabikorera he? Muri icyo giceri cya 50 usubiza bitamafaranga wasubiriye. Ukatwigendera. cyangwa amadusubiza. Twigendera cyangwa mwakoze amafaranga mukagenda bavuga. hari bimwe. Nagasana kwakire mubi. Mujye mutuzanira imizigo buri gihe. Mujye muzanira imizigo twebwe turaheba, twe turaheba. Ngaje nzana ndabyo shiraho ofisi we. Abo banyenzajya nzizana. Nagasana kuri ndamahoro. Nawe yakuriye. Turabahenze nyine. Tuzi ubwenge kabisa. Bure fisi byagize. Ningeragere bayita injyamanisha. Ndebe. Ntabwo niri hafa. Ntabwo niri hafa. Nyaruganda wamakaya. Igikubite. Usinda shaka kuzi imboga ho
wowe nageza kugeza no gute nyine muri mu mufuka mbabwira doye ntabwo mukura mu mufuka mubwira oya wisinjya maneka ngugire ingeragere uretse ko banzanye n'amafaranga yacu batwaye ndabona fishi nagusize hano wumva aya kareka sinarinzi ibyawe twishimiye kubona ndinjamo aya muhamagara ziba uretse twari twishimiye ngo ni mari none ni wowe aya fesi uduhombye iyi mbwa unsigiye reka nzanye kanura amaso umuntu hano uruva kubita biki waraduhombye amafaranga yacu bayazana nubundi rero nta kintu tutarakora tero inyana imwe tuyitaye muri iriya tuwarete tutarakora kandi ko twebwe tukujyane muri tuwarete tero inyana imwe tuyijyane muri tuwarete